turabasuhuje bene data nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri urubuga kuri chaîne ya YouTube. Uru ni urubuga rw'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Ndi kumwe na mwene data ahangaha reka musaba bibwira nabasuhuze. Amazina yanjye nitwa Ukigize Jean Pierre, ndabashuje mwese mbifurije kugubwa neza. Amen. Turi kumwe n'undi muvandimwe hano. Nitwa Nzabamwita Pierre, nkaba mbashuje mugira igitondo cyiza. Murakoze cyane rero, ndagira ngo mbere yuko dutangira ingingo y'uyu munsi mutwemere dupfukame dusenge. Turagushimiye kandi turaguhimbaje Uwiteka Mana yacu ko wakomeje kuturinda tukatugihumeka umwuka w'abazima, ubihimbarizwa urakarama. Tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza kugira ijambo ryawe, reka ijambo ryawe rigira icyo rikora ku mibereho yacu, haba twebwe abagiye kuryumva nonaha n'abandi bazaryumva mu buryo bw'ikoranabuhanga, maze ubuzima bwacu buhinduke nk'uko bishaka mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, nanone turabasuhuje. Yesu ashimwe. Tubifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza. Dukomeje kubashimira ko mwakomeje kudukurikira kuri ibi byigisho, mugakanda subscribe, turabona comment mwatanze, ibyifuzo n'ibitekerezo, ndetse mwagiye mubyohererezanya. Imana ibahe umugisha, mukomerezaho, nicyo tubifuzaho mu gushyikira umurimo w'Imana. Uyu munsi rero ni kuwa kabiri tugiye kwiga ingingo kwa ivuga ngo abahungu ba Yosefu. Hari ikibazo cyabajijwe kivuga kibaza ngo niki abavandimwe ba Kristo bamusabye gukora mbere y'iminsi mikuru y'ingando ngarukamwaka. Mbese mbere y'iminsi mikuru y'ingando ngarukamwaka niki abavandimwe ba Yesu bamusabye? Yohana 7:3 ndetse n'4. Haragira hati, nuko bene se baramubwira bati, va hano ujye i Yudaya kugira ngo abigishwa bawe barebe imirimo ukora, kuko ari nta muntu ubasha kumenyekana wakorera ikintu mu rwihisho. Kuko ukora iyo mirimo, ngaho genda wiyereke abari mu isi bose. Bene se babivugiye batyo kuko batamwizeraga. Reka dusome hano mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose kuri page ya 150. Abavandimwe ba Kristo batekerezaga ko yakoraga nabi kubera kutiyegereza abakomeye ndetse n'abanyabwenge bo mu ishyanga. Biyumvishaga ko abo bantu bari mu kuri kandi ko Yesu yakosaga kubera ko atemeranyaga nabo ntibahuze. Nyamara bari baritegereje imibereho yitagira ikizinga ndetse banyurwa n'ibikorwa bye, ariko ntibabarirwaga mu bigishwa be. Umva kandi we mu mibereho ye ntabwo bamunengaga, ariko kandi ntibanamukurike ngo babigishwa be. Murabyumva muti ibi bintu? Nta muhanuzi uhanura wabo. Nicyo gisobanuro, kuko si uko batabonaga ibikorwa bye ngo banabone ko bikomeye, ariko nyine kwizera umuvandimwe wawe biragora. Nicyo kibazo bari bafite, ariko mu kuri barya bagombaga kumwizera. None se ko hano bavuga ko baravuze bati wowe ibitangaza ukora, imirimo ukora biri hejuru, wigoma muri iki cyaro jya mu mujyi abantu bakubone. None nyine ko babonaga ko ibyo akora bigaragara kandi ari byiza, kuki nyine batabaye abigishwa be? Ni ikibazo reka. Wumvise ko hariya mwene data dusomeye atubwira ko ngo babikoreye batyo kuko batamwizeraga. Ni nko kumushora. Babonaga ikibazo bari bafite, ibintu barabibonaga bakabona nibyo kanani na byiza, ariko bakabishidika kuko bati ibintu kuki adafatanya n'abari abayobozi. None baramubwira batari ko genda wifatanye n'abari abayobozi, ariko mukuri n'ukurikiranye wabona kandi nko kumushora kuko hari abigaragara ko batamwizeraga. Bari no gupfa kubyumva wenda akoranye nabo nuko. Pastor wowe urabyumva ute? Ni kuki Yesu atifatanije n'abari abantu bari basanzwe bazwi nk'abantu babigisha amategeko, nk'abantu b'abayobozi, hanyuma we yari umuntu wo mu cyaro, ariko bene se bamureba bakabona hari ubushobozi afite, bakibaza bati kuki uguma kwihisha hano ntujya aho abandi bari? Wowe urabyumva ute? Umurimo wa Kristo n'ubundi wari uwo gutabara, wari uwo kuzahura impabe. Impabe rero zari aho ngaho mu cyaro, zari aho ngaho zarahejejwe inyuma
n'amateka, nta byiringiro bafite ku bugingo buhoraho. Abayuda nibo bibwiraga ko ari abigisha amategeko, kandi ntabwo ari ukubyibwira kuko bari abigisha amategeko, bari abantu bakomeye mu butware imbere. Ntabwo yari buhatangirira umurimo rero, ahubwo yagombaga guhera kuri babandi bari bakeneye ubutumwa bwiza. Noneho rero aba bahungu ba Yosefu ni nk'ishyari, ni nk'ishyari bari bafite, bari bazi yuko naramuka azamutse baramwica. Bari bazi yuko rwose naramuka agezeyo agahangana nabo baramwica bakamutera amabuye. Bo rero baramushutse bati genda, ibi bintu ufite ko tureba bikomeye, ko tureba nyine umurimo wawe uhambaye, zamuka nyine ujya ahagaragara wiwukorera mu cyaro. Ariko ntabwo ari wo mugambi wa Kristo. Baramushukaga nyine, bategaga umutego ikiguruka kiburora. Ntabwo yari bubyemere nyine kubishyira mu bikorwa. Bizeraga abigisha amategeko, bari bazi ibyabo rero n'amahane yabo n'ubwenge bafite. Hano hari ikindi kibazo kiri kuri B, babaza bati sobanura ikibazo umugwaneza ahora nacyo. Ni ikihe kibazo umugwaneza ahora nacyo? Zaburi ya 86 ku murongo wa 14. Yego. Zaburi ya 86 ku murongo wa 14. Yego. Zaburi ya 86 ku murongo wa 14 baratubwira bati Mana abibone bampagurukiye, iteraniro ry'abanyarugomo ryashatse ubugingo bwanjye batagushyize imbere yabo. Umugwaneza ararwanywa, umugwaneza arabangamirwa, umugwaneza arahigwa. Aberekezaga kuri Yesu n'ubundi. Yego. Muri cya gitabo twasomye handitse ngo abo bavandimwe ba Yesu bari bafite imitekerereze irangwa no kwikunda, ihora igaragarira mu mitima y'abakunda kwiyerekana. Bifuzaga ko Yesu agenda akiyerekana, ariko bitari impuhwe bamufitiye, ahubwo bagira ngo umugani nk'uko babivuga muri iki gihe ngo bamurireho hiti. Nubwo yagira ingorane ariko ba profit ko afite umuntu ukomeye. Uyu mutima bari bafite ni uranga abisi. Bababajwe nuko Yesu ataharaniye icyubahiro cy'ingoma y'isi, ahubwo agatangaza ko ari we mutsima w'ubugingo. Bacitse intege cyane ubwo babonaga benshi mu bigishwa be bamusiga bakigendera. Nabo ubwabo baramusize, banga kwemera icyo ibikorwa bye byerekana. Uvuga ngo bo bamubonaga hari ibyo akora, ariko ntibamwizere. Nabo ngo baza kumusiga. Iyi ngingo pastor ivuga wiki. Iyi ngingo rero ibintu Yesu yakoraga, abahungu ba Yosefu bavuga wiki koko. Ibintu Yesu yakoraga abahungu ba Yosefu barabibonaga, kandi bakanabibonamo ikintu gikomeye. Ndetse buriya n'imitima yabo yakorwagaho, kuko rega nabo yari yaraje kubacungura. Noneho ariko baza kugira ikibazo navuga ngo cyabashyizemo akanyabugabo, kuko ngiyo babonaga Yesu bakabona ibintu akora nkuko twabibonye hari haruguru, ngo bamubonaga mu ubwoba. Baravugaga bati atagira ubwoba ibi bintu yajya kubikorera hari i Yerusalemu. Noneho aka kantu barakicumbye, bagiye kubona babona n'abigishwa be baramusize, nabo ngo bacika intege. Ariko urumva ku gucika intege hari itangira ryari riri mu mitima yabo ryo kuba bari abantu bagombye kumwizera, kuko nawe yababwiraga ko imirimo ye yakomotse ku Mana, atayikora kubwe. Muri make no akabwira ati mwizere Imana, mwizere yantumye, bimubabwira si ibyanjye ni bya data wantumye. Noneho rero bakumva bamwizera, ariko babona ibiriho, babona n'ukuntu atagiye mu bakomeye, bagacika intege, bakumva ntibamwizera. Ariko hano iyo bivuze gucika intege byerekanaga ko hari icyabaga cyasaga n'icyatangiye muri bo. Rero ahangaha harimo ikibazo, kuko rega no kutamwizera kandi babona ibyo akora, babonaga ko ari ukutizera Imana, kuko imitima yabo ntiyaburaga kubabwira ukuri.
ariko iyi narijye nyine nk'uko tubisomye hano yaba abavandimwe ba Yesu ituma batagendana nawe nk'uko bikwiriye. Abahungu ba Yosefu rero nicyo cyabaranze. Uhora uvuga biki abahungu ba Yosefu? Icyigisho nkuyemo kuri aba bavandimwe ba Yesu, hano baratubwiye ngo imitekerereze y'umuntu ukunda kwiyemera, ukunda kwishyira imbere, ni ibingibi biranga. Ntabwo yemera ukuri, kandi niyo akugiriye inama akubwira yuko akwereka inzira nziza ukwiriye kunyuramo, aba ari umutego arimo kugushyiramo kugira ngo nugera imbere wamushibuka ugushibukane. Aba bahungu ba Yosefu rero barangwaga n'umutima wo kutizera uranga abisi basanzwe, niyo mpamvu nyine batakundaga ibya Yesu, batanakundaga Yesu. Reka tubashimire bavandimwe mwakomeje kudukurikira kuri iyi channel. Reka iyi ngingo y'uyu munsi tuyisoreza aha ngaha, ariko abahungu ba Yosefu uyu mutima bari bafite wo kwiyemera, wo kwitaka, ndetse no kutishimira ibyiza bya mwene se, bakumva bamushora bagamije kugira ngo agirirwe nabi ariko bo babona inyungu. Uyu mutima dukwiriye gusaba kugira ngo Imana iwudukuremo. Hanyuma kandi reka nongere mbasabe kugira ngo nkuko mwabikoze ubushize mukomeze mugire comment, mutubwire uko mwabibonye, uko mwabyumvise, mubyohererezanye, dufatanye umurimo w'Imana, hanyuma dutegereze Yesu agiye kuza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.